Ngo okay, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu ya Ella Official. Nkuko bizi no mungu wanyu Iradukunda Jiva. Ku munsi w'ejo ubwo ni kuwa gatatu amakuru yo kugenda acicikana ngo Orbis nyine Orbis Flying murayizi ni babandi baje mu Rwanda nyine baje kuvura amaso no kwigisha nyine abaganga bo mu Rwanda uburyo bavura amaso muri kino gihe. Ibi ngibi rero ni ibintu byiza cyangwa se ni intambwe nziza u Rwanda rwateye, dore ko u Rwanda nyine ari igihugu cya kangahe cya 82. Turaje tubyinjiremo, wowe cyo ngusaba no kureba iyi video paka irangiye kandi ukamenyekana shoboka ko wakoze subscribe kuri channel yanyu ya Ella Official. Reka mu gutangira dutangire gutya, u Rwanda ni igihugu cyiza cyane dukunda twese turi benshi cyane. Ku munsi w'ejo kuwa gatatu twagiye kumva ngo ile ya Orbis Flying nyine ngo yaje mu Rwanda. Rwanda ngo ni igihugu cya 84 ngo ila Orbis nyine igezemo iza gutanga ari amahugurwa ku baganga bo mu Rwanda cyangwa se ije no kuvura bamwe mu barwayi bo mu Rwanda bafite ikibazo cy'amaso, ubabereka uburyo babaga amaso n'ukuntu nyine bavura amaso neza cyane. Ibi ngibi rero ni intambwe ikomeye cyane ku baturage b'u Rwanda cyangwa se ku bukungu bw'u Rwanda. Gusa ahangaha harimo n'ikibazo cyane. Wakibaza ati se kuki u Rwanda nyine ruje muri ibyo bihugu 84 bigiye kuvurwa iyi ndwara y'amaso. U Rwanda bya bivuze ko harimo abaturage benshi cyane barwaye indwara y'amaso, nk'uko koko ababyeyi bacu bidushishikariza akavuga ati mwirinde ibi ngibi bitera amaso, by'umwihariko telefone cyangwa se izi device dukoresha cyane nyinshi zitera amaso. Bakubwira ati wowe urwaye amaso kubera ibi ngibi, cyarinde gukoresha ibi ngibi utazarwara amaso. Ni intambwe nziza cyane kuba u Rwanda rwabonye iyi Orbis. Gusa nanone kuki u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bifite abarwayi barwaye amaso cyangwa se bihutirwa kuvura amaso, twirengagije iby'akazi cyangwa se n'inyungu nyine zo kwigisha abanyarwanda? Ni byiza nabyo, bagiye kuzajya baza bafata abaganga b'abanyarwanda nyine babigishe n'ukuntu bavura amaso. Gusa bishatse kuvuga ko no mu Rwanda harimo ikibazo nyine cy'uburwayi bw'amaso. Wakibaza ati se ubundi ni ibihe bintu bitanu biri kwisonga mu bintu bitera abantu ku isi hose, apana mu Rwanda gusa? Amaso. Hari n'ibiri buze kugutungura wowe utazi, gusa wafataga nk'aho ari ibintu bisanzwe nyine. Ikintu cya gatanu gishobora kuba cyatera amaso muri iki gihe nyine ku buryo warwara cyane, ni ukwirengagiza gusuzumisha amaso nyine igihe ufite ikibazo nyine. Kwa kundi umuntu aba arwaye amaso, ntujye kwa muganga ngo bagusuzume urebe amaso urwaye, kuko amaso agira indwara zitandukanye nko kubona nabi cyangwa kureba nabi nyine, ibintu bidahari. Wowe ukavuga ati hari indwara nyinshi cyane z'amaso, ariko niyo mpamvu tugomba kujya kwipimisha cyangwa kwisuzumisha. Ikintu cya kane rero gishobora gutera amaso abantu benshi tutazi cyane, kudakoresha amadarubindi nyine mu gihe cy'izuba ryinshi cyane. Hariya uzabona umuntu yambaye amadarubindi uvuga ati akora muntu nawe noneho yigize agatente, kumbe umuntu azinyonga ari kubikuramo kuko ari izuba ryinshi. Yafashe amarinete ariko tubyita, yikubitira mu maso ariyambarira, bakavuga ati uriya muntu ni umujangweri. Iyo umuntu areba izuba ridafite amadarubindi abimufasha, ashobora kugira ikibazo gikomeye cyane cy'amaso nka cataract cyangwa se macular degeneration. Bishobora gutera nyine indwara bita macular degeneration, kwa kundi uba uri kureba mirasire cyane ukavuga ati ngo reba izuba we mureba uguzwa mu zuba nyine. Biriya bintu ntabwo ari byiza cyane. Ibi ngibi ni iyi ni effect ya kane cyangwa se ni ikintu cya kane gishobora gutuma urwara indwara y'amaso. Turi guhera twahireye ku cya gatanu, 4, 3, 2, 1 turagererana kuri 1. Iki kintu cya kane rero kutambara amadarubindi, bura kwambara amadarubindi tubonye ko nabyo bifasha. Ikintu cya gatatu rero kudakaraba intoki mbere yo gukora mu maso. Uzabona umuntu bamubwiye ati ngo dore akantu kangiye mu jisho nkuriramo, ubona bivanye ibitoki yakuyemo, cyangwa se ubona umuntu ari kubyiringira amaso. Biriya bintu ni bibi cyane kuko byemera nyine udukoko dutoya twita mikorobe twinjira mu maso nyine, bikaba byateza indwara nka conjunctivitis cyangwa se ibisebe, bigatuma n'amaso ashobora no gutukura, kwa kundi umuntu agenda abyiringira mu maso cyane. Nimba ari n'agasimba kaguye mu maso, ni bibi kubyiringiramo cyane. Banza ukaraba intoki neza n'amazi n'isabune. Ikintu cya kabiri gishobora gutera amaso mwinshi mukunze kugishidikanyaho, gusoma mu mukeya cyangwa se mu mwijima. Kwa kundi uba uri gusoma cyangwa se ufite telefone yawe ngo kagabanya urumuri ku rwego rwo hejuru cyane, ntabwo biriya bintu ari byiza. Ushobora kumva umuntu akubwira ati ntukongere urumuri muri telefone, ujye ugabanya urwo rumuri ruzagutera amaso, kura muri telefone cyane, kura muri iki. Ukabona umuntu ahora ari ibintu bijimije cyane nyine, ukabona we yaragabanyije urumuri ararengera. Nabyo biriya nabyo bishobora gutera nyine amaso yawe indwara, kuko nyine amaso akoresha ubushobozi nyine buri hejuru kugira ngo ubashe kwereka ibyo uri gushaka kureba. Ikintu cya mbere rero ari nacyo kintu abantu benshi dukunze guhuriraho
dukoresha cyane nyine gishobora gutuma dudwara amaso, ni ukumara igihe kirekire tureba muri telefoni, mudasobwa cyangwa se televiziyo. Kumarira urumuri muri telefone ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni ukumara umwanya munini, ugafata amasaha 2, isaha ya mbere, isaha ya gatatu, isaha ya kane, isaha ya gatanu ureba muri telefone, ureba muri televiziyo, filime ikarangira ukareba nta n'ugumbya noneho kugira ngo udacikwa. Ibi nabyo bishobora gutera nyine indwara y'amaso. Bishatse kuvuga ko nyine mu Rwanda natwe twugarijwe n'amaso, nubwo ubuvuzi bw'amaso buri kutugeraho vuba turi abambere. Ndabakunda cyane rero, mwe kugenda ukora subscribe, ni wa muhungu wanyu Iradukunda Jiva. Ciao ciao.